bimeze gutya neza neza. Nta kintu ushaka kubyuka uko atarinze kubyuka wasama. Nese kukureba hari ikibazo birimo na? Arabibaje. Uziko nanagukumbuye de. Ako anze jya urwara. Ese ni ikibazo kuba umugore yakumva umugabura. Ahubwo nyamara rero buriya twakwicaye tukareba uburyo hera ibintu byo kurara mu byumba bitandukanye gihe birandambiye pe. Wagiye ukicara inshinge se kujya uvuga ibyo. Hako kubyutse uvuga nabi, uzavuga nabi igihe cyose. Ubwo se ko ubyutse wasama uvuga ko ari imbwa niba ari imbwa. Imbwa zibyuka zabira. Sanashatse neza. Bimwiza. Ubu wabyutse zo kubirunda hano kugira ngo nze kubyuka. Oya nta nubwo nabiharunze mama ngakira. Kiravuga. Abandi babyuka bavuga sheri ishusho iki. Ngakira sheri. Nureba se. Aha. Urashaka gukina tume twabara noneho. Aka. Oga se mastragize. Kishaka kikunze. Saa twaze vakamuzanira amafaranga ujye guhaha. Nureba se. Cyangwa zanda kurengerezaho ushaka agapira n'agakabutura. Shana. Wada. Niba ndi buguhorere. Se kandi. Aha. Ntondagurikira. Agashati keza ku buryo madamu none hazajya mbona kana ko ndumbuka. Nandi bibwira ngo nta kazi ngira. Ahubwo kanze mbyoze vuba vuba. Promotion boss. Promotion. Yes, promotion sasa. No mukino. Iravuga iyi ntago ivuga, ni ntago ivuga. Ivuga ni ingi. King ivuga, ikabita vuga, ingi ikabita vuga. Ivuga akabari ingi. Igize ushaka nkabigera gutya. Na gutya. Yandi vuga ni iyi. Telefone nguhindi. Charge nguhindi. Byose. Sasa. Bakatano gw'igihumbi. Sasa shiraho wowe, shiraho turebe. Boss. Ndabona nta gushira amacenga, ako ntari. Hakuna shida papa. Banza zana shiraho ufata amafaranga. Yifatira yawe. Eskia, nipe hapa. Boss ya. Urabizi da? Urabizi. Wowe ushobora kuba warize umushinga nabi, njyewe ibi ni ibintu nsanzwe nkora, sibyo? Nese ntabwo ahubwo petereka nje nkugira inama, sibyo? Ndabona wowe sibyo ngira ngo uje gushakisha ubuzima hapa, sibyo? Kandi nanjye nuko ikintu nshaka nike reka hubonge nawe twiga umushinga. Uri Murundi se? Uri Murundi? Hakuna wembaza benshi jewe nta kibazo, sibyo? Jewe zana tutuntu urumva mwereke uko dukora neza sigaye njyewe ngere nizani abakiriya, sibyo? Ntabtonjana ngusane Nzana bakiriya benshi baduha amafaranga. Kanagabana. Turagabana nta kibazo urumva. Peti wowe ndabona ufite ibintu by'ubugogi ahangaha kandi uno mushinga ni muzima ahangaha uravuga ati aka karashira gute karajegera karajegera aka ntako kajegera sibyo kugira ngo umuntu mucaganyisha ubwenge ntabwo umwe ugira ukunguko sibyo urabanza ukamureba mu maso gato sibyo ukabona ko yakurangariye asigaye ukatuvuga ati nakaye nawe kanyereka Pedro no boss nuko gukote ahubwo wicare nza n'abakiriya kubura bizi sibyo ubura bizi njewe ndarenza ahangaha reka nze nkwereke wicara aho ngaho tambeshe boss reka nkwereke undi muto sasa sibyo reka baze nibaza urumva kuko ina baranze ariko ntago bazi ikintu nkora sibyo baranze yasigaye baze mbabwira ati mureke tugerageza amahero ahubwo reka nguhe amafaranga no mafaranga imbenya gusubiza ndaje nkwereke ukuntu ugiye kubigenda bizi usigara nyinshi umufuka nta n'ikintu nakiri sasa fata yangaya yasubirana yangaya ufite na telefone
telefone urayifite Yarapfuye. okay fata n'iyi telefone icyo nkundira abakire rwose uburaho oya rwose ndabirya uburaho ndaje oya turya ndabarya ndaje turya amafaranga nyaruka ndaje turya amafaranga nyaruka we nyaruka we uretse gato mbega ngo biraba byiza we yemwe bene data amasezerano yose Imana izayasubiza yemwe bene data nabyo ntabwo urasoza ntagasoje ni akanyuma gira ngo ahubwo se byari byanduye ntureba se aho biravamo pe urakoze mugore mwiza erega Theodose ndagukunda Teddy masheri Teddy masheri madame Peti sasa yego twebwe uvugira umuntu yo kubigenza hano hari abakire benshi hari n'abantu baba bashaka ibi ntabwo babizi urumva ariko ubundi ari ku rumana wa street bisanzwe urumana nabonye urumukobo byatari be sasa reka ngende nzana abantu wowe uzajya utubona nje nzajya nkugiye sasa sibyo nkaho nyine utanze yewe nakwereka ko wigire nkaho ugiye nta n'ahantu nzi weho ushyiraho wongera urya nka kwakundi nuko kundi nabone bashyiraho turaza kugabana amafaranga ubundi dore nuko nguko kabize kagiye kambe nitembereje ndabazana ariko ndabona usigaye kamukorogo karibu amari promotion mwereka ko uyu munsi nabazaniye rwose cyari muhinda reka nkwereka abana basaga ari umwana atazi reka turebe oya rwose ibingibi rwose mbijemo vuba munyizere rwose kurya ibihumbi 500 muri ibi turabaha rwose kandi twagerageza turabaha rwose canga neza iyi rajegera na rwose murabyumva ikijegera ntabwo uri umutekamo habe namba ntabwo uri umutekamo no kucyumwana njya gusenga iyi rajegera abana no mukirisi ahimbaza aho ko n'umwana ari umukristo bazana kandi canga nta kibazo iyi rajegera iyi ntagijegera nagerageza mbanze rero kurikira iyi rajegera iyi ntagijegera kingi yijegera ingi kabita jegera nimbi byawe cyangabgira gutya ngo unyereke yindi jegera dore ngo dore mahira dore ngi gutya na gutya yindi jegera ni iyi reka mbere kuri wowe telefone ndaguhimye mbasha peti uri serious ndi serious okay ndewe ndashiraho na amafaranga nje ndashiraho phone nange ndayigura ubu bayijyanye bayijyanye ndewe iri pamunzi we boss we wobundi uhanga ijisho sibyo ukareba umukino reka tugerageze amahirwe turebe ndewe hano nushyiraho nanjye ndetaciraho pe reka shiraho ni papa umukino wundi shiraho dufata debe zana ngashira zifatire pe zifatire na wabonye urayiri birakora komeza ucangira nimba mushireho ndabanza nshyire ahangaha magata ndagwigihumbi nta kibazo shyiraho twagiye dore iyi nkiravuga iyi iravuga iyi ntabwo ivuga kivuga itavuga ahavuga iyi ngiyi yonyine nyuma yumva ndagira gutya urimo urayumva ariko ngira gutya nisubizaho gutya bose yinyereke ndaguha andi aho akira unayifatire kwanza yifatire we yifatire uyifatire we gusa uyifatire ndavuga wowe gerageza amahirwe yawe rero agacupa akozana tu akongora akabyera nakugurira nta kibazo we niturya we nta kibazo zana we imitenya ashyiraho umva bose wabirekara kumusa naho bizi warekera
we kora nta kibazo nashyiraho menshi nushyiraho menshi niyashyiraho andi menshi aha we nta kibazo nanjye ntangira nkabanza nkashyiraho cyangwa murabasaka mushaka manze mu kindi baburetse ngenda ndahita nyarya nyagutize nawe yashyiraho banze wo banza nta kibazo umusasa reka nze kwereke kazo amafaranga yandi atabarika saya ngase kizeho 5,000 twagiye iyi iravuga iyi ntago ivuga iyi iravuga iyi ntago ivuga kiyi nkivuga yo murayumva ndayireba iyi kabita vuga ndayireba wowe itavuga ni itavuga wangira mutinda twagiye dore ini yandi ivuga nyine sayibonye nayumvise ndagira ngo ngere gutya ngarura ongera uyinyirike ku mafaranga ndaguranga kabonye neza iyi fatura itumereza na telefone ahubwo na telefone zose ino bayita smart ndi madama afite ubaye umukire sasa bayi mukire mzogo